n'umugabo afite inshingano ze. Bivuga ngo nibyo bombi barareshya, ariko kuba bareshya si ngombwa kuba baremetse kimwe cyangwa bakora inshingano zimwe. Asina azatwita ntabwo Hussein azatwita, Asina zonsa ntabwo Hussein azonsa. Bivuga ngo hari izo batazahuriraho rero. Umugore aba afite inshingano ze n'umugabo akagira inshingano ze. Duhere kuri Hussein. Imana muri Korani mu isura ya 4 umurongo aha uhereye kuri 32, Imana subhanahu wa ta'ala ivuga ngo ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Abagabo nibo bahagararizi b'abagore. Korani iracyemera ko abagabo aribo batware ingo zabo. Ntabwo umutware kuba ubutware buraharanirwa. Namwe mwese murabizi ko ubutware buharanirwa. Ntabwo umugabo agirwa umutware no kuba yitwa umugabo gusa, kuba yambara ipantaro cyangwa n'ibindi biranga abagabo. Oya, Imana yakomeje bidusobanura, iravuga iti bima faddala Allahu ba'dukum ala ba'd. Impamvu ya mbere ni ukubera ukuntu Imana yabatandukanyije mu ndemo zanyu. Mwese mufite ibyo murushanwa. Umugabo afite ibyo arusha umugore n'umugore afite ibyo arusha umugabo. Ariko noneho umugabo bamugize umuhagararizi. Icyambere niwe wahawe akaboko kanini, kuko niwe ushobora guhagarara ku myugariro, niwe ushobora kurwanirira urugo rwe, niwe ushobora guharanira ukuri ku rugo rwe, akarengera umugore we n'abana be n'umuryango we. Icyo nicyo kikugira umugabo se. Ntabwo kwitwa umugabo ari uko wambara ipantaro gusa ugatereza. Oya, ahubwo witwa umugabo kuko ufite ububasha bwo guhagarara ku myugariro, ukavuga uti abantu bari ahangaha n'indagizi Imana yampaye ntababakora. Ubwo kurahari, niba ari ingumi zivuge, niba ari intwaro zifatwe, niba ari urubanza rukorwe, njyewe ndi hano, ntabwo wankorera ku mugore. Icyo nicyo kikugira umugabo. Icya kabiri, wabima anfaqu, no kubera imitungo yabo babatanzeho. Banza mubyumvise tubaza Hussein ngo warakoye, mwumvise tubibaza Hasina ze. Kariya kantu rero ko kuba Hussein ariyo watanze inkwano kamugira superieur kuri Hasina. Buriya si ni inkwano gusa, buriya no mu rugo bagiye gutaha mu rugo rwubatswe na Hussein, bagiye kurya ibyo Hussein yaguze, Hasina agiye kwambara ibyo Hussein yaguze. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu Hussein agiye gukomeza inshingano nk'ubito yakoraga ku mukobwa we. Icyo nicyo kigira umuntu kuba umugabo. Ni ukuvuga ngo rero umugabo ntabwo ari izina. Umugabo si izina, ahubwo umugabo ni ibikorwa. Iyo ufite ibikorwa nibwo wita umugabo. Noneho ushobora kwibaza uti se, iyo ubwo bushobozi bufite umugore kandi nabwo ko bishoboka? Birashoboka cyane. Kubera icyo umugore ufite ubushobozi we adashobora guhagararira urugo igihe cyose ari ufite ubushobozi bwo kuruhagararira. Birashoboka ko umugore yashaka akagabo k'inabuti, ari ufite igituza cyo kurwana, kuki atarwana? Birashoboka ko umugore yashaka umugabo w'umukene, ari ushoboye guhaha, kuki atahaha? Ariko icyo gihe ya mategeko y'umugabo kuri we aragabanyuka, kubera ko ububasha Imana yahaye umugabo yabushingiye ku bushobozi bw'ingufu z'umubiri, bibushingira no ku ngufu z'umufuka. Bigaragara rero ko burya umugabo udafite ingufu z'umufuka nashaka ajya agabanya amategeko, kubera ko ntabwo gutegeka ari uburenganzira bwe. Ese shaka gutegekesha iki? Hari umuntu yigeze kumbwira ngo ni umugani bavuga mu Kidage, avuga ngo uwambaye ubusa ntakora mu mufuka. Gusa wambaye ubusa wakora, wakomeza kwitwaza gusa ngo uri za magabo. Icyo gihe ntabwo uri umugabo witwa za magabo. Allah subhanahu wa ta'ala avuga mu isura ya 22, surat al-Hajj, kuri aya 42, avuga ngo alladhina in makkannahum fil ardi, babandi twahaye ubushobozi kuri iyi si, aqamu salata, nibo basari by'ukuri, wa atawu zakata,
ni nabo batanga amaturo yo kubaka idini n'igihugu. Wacyumvise icyo? Ni nabo batanga amaturo yo kubaka idini ku ruhande rumwe, ni nabo batanga imisoro n'imisanzu yo kubaka igihugu ku rundi ruhande. Ibi byose ubona bikorwa n'abantu, bikorwa byose biri mu gihugu bikorwa n'abantu. Imisoro y'abantu b'abagabo bafite ubushobozi. Wa amaru bil ma'ruf, ni nabo bategeka ibyiza bigakorwa. Iyo bategetse ibyiza birakorwa, niyo babujije ibibi birareka. Wumvise umugabo nyawe, urakeka ko umuntu iryo jambo risobanuye ngo ubushobozi. Vuga ngo guhagarara no kwikomanga ku gituza, komanga ku gituza inzu utuyemo n'iyanjye. Ibyo birama kuba superieur kuri wowe. Ibyo wambaye n'ibyo bigura, ibyo nibingira superieur sawa? Amavuta wisiga buri kintu cyose kikuriho nige ndagushinzwe. Wanyumvise? Nukuvuga ngo umuntu wavuzwe ufite ubushobozi, mbanza ari nawe Mwisilamu ukenewe, mbanza ari nawe Munyarwanda ukenewe, abari inyuma yaho ngaho dusabe Imana twipfire. Nukuvuga ngo ubushobozi bugaragarira mu bintu bitatu. Ubushobozi ni ukwiga ukameneka ukabukimene kugeza ubwo igihugu kizagushingiraho. Muri sosiyete ya miliyoni 12 bakavuga ati ni ukuri tubuze uriya mugabo twahungabana. Ni umuhanga mu by'ucungamari. Igihugu cyacu gicunze ekonomi neza kubera ko gifite umugabo w'umuhanga. Uriya mugabo ucunga ekonomi y'igihugu, ndashaka kukubwira ngo apfuye igihugu cyacika umugongo. Hari abarinda igihugu kubera amashuri bize, izi za tekinoloji nabiki biriya biguhesha icyubahiro kuba uri muri babandi Mwenyezi Mungu yahaye ubushobozi bw'iki bw'umutwe wawe. Buri muturage wese akajya kurinda avuga ati no kuri kw'Imana uyu mugabo ni uw'agaciro. Igihugu cyubakiye ku bumenyi Imana yahaye uyu muntu. Abo bantu barahari babahanga cyane. Icya kabiri ni amafaranga. Umugabo utagira amafaranga simbizi niba hari uwamwubaha, n'umukozi mu rugo ntamwubaha. Wewe mukobwa washyizeho amazi yo koga tuyu nawe ko mpembwa na mabuja, we hari icyo umaze? Asigara avuga mabuja. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ugire agaciro mu gihugu, tekereza, kora imishinga, iga, kora imishinga, reba hirya no hino, tara ubumenyi, curuza, hinga, orora, kora inganda, ariko uzaba uhagaze mu gihugu uvuga uti nahamwe. Aho mpagaze aha ngaha, aho mpagaze aha, idini mbamo risaruraho ibi n'ibi, igihugu ndimo kisaruraho ibi n'ibi, umuryango mbamo unsaruraho ibi n'ibi. Umugore wanjye aruta abandi bagore kuko ari umugore w'umunyamafaranga. Umwana wanjye yiga ahenze kuko ari umwana w'iki w'umunyamafaranga. Mu bihugu byubaha amafaranga, umunyamafaranga iyo atambuka ku muhanda polisi mutuye umutekano, ntabwo ahagarara kuri feruje. Banza na hano bihari, ariko hari abantu bafite plaque, hari abantu bafite amamodoka bafite plaque zanditseho amazina yabo rimwe. Imodoka yanditseho izina rye. Mubu nkaba ngenda muri iriya kajaganya yanjye yanditseho Sheshabana. Ibisora miliyoni buri kwezi cyangwa ryari, polisi yicungira umutekano. Ntako bisa rero kuba muri sosiyete ugira amafaranga. Urya ibyo ushaka, unywa ibyo ushaka, urara aho ushaka, ujya aho ushaka. Wumvise use? Yashake nk'uwayataye, uzabona icyubahiro. Ariko nutashaka ukaba sebubagara, uzajya uvuga uti uzi ko umugore ankubita wallahi harakudihanye. Yakudiha kuko ntacyo umaze. Icya gatatu gihesha umuntu icyubahiro ni ingufu. Ubaka kanya hagize umuntu winjira hano afite ingufu ahabwa na sosiyete kubera ibyazi, akinjira yambaye ibintu bitukura bene aha ngaha, ujya kubona ukabona 6 7 bose barimo babyita ngo nugupanura. Wewe baragupanurira se hari ikintu ufite? Naho unakitu. Bivuga rero ngo
Imana uko yagize umugabo, si n'umugabo gusa, nuko turashaka kubwira Hussein Imana izakurinde kwitwa ndigabo. Uzaba ndigabo igihe cyose uzaba udashoboye guharanira urugo rwawe, umuntu ashobora kuguhohotera agahohotera abawe, ukicecekera uti bigenze neza. Nuba bigenze ntuzakwita ndigabo uzemere. Icya kabiri, ugomba kuba umugabo ufite amafaranga agaburira umuryango wawe, awuraza heza, abana bakiga heza, ubuzima bukaba bwiza. Icyo nicyo usabwa. Icya gatatu, nubishobora ugakora imyitozo nibura ukagera ku ipete rya majoro, nabyo uzabikore kuko bizaguhisha icyubahiro. Niyo mpamvu rero Imana yavuze ngo abagabo ni abahagararizi b'abagore babo. Turumvikaniye impamvu. Naho ku bantu Imana itubabarire nibo benshi muri twebwe, ntiwize, nta mafaranga ugira, nta n'ingufu ugira zakurengera. Hagize umuntu ukubahuka akakwita ibidukikije ntuzajye impaka. Nta n'amahirwe uba ufite, igihugu ubamo nta mahirwe ugifitemo, n'umuryango ujyamo ubamo nta mahirwe uyafitemo. Icyo usabye barakubwira ngo jya kucyikorera, ubundi umaze iki? Ntacyo. Uwo rero ni ku ruhande rwa Hussein, ntabwo ntibugire ikiganiro kirekire cyane. Hanyuma na Hasina nawe agiye mu rugo, ariko ni ukuvuga ngo ni umushinga agiye gukora. Kiriya ni igihugu cy'abantu babiri kigiye gutangizwa na Hasina na Hussein. Umugabo afite inshingano yo gushaka amafaranga, ashaka akajya akora cyiza, kwiruka akagira ingufu cyane hatazagira umuntu umuhohotera. Icya gatatu, agomba no gushobora kwiga, aracyari na mutoya. Imana imushoboje yakwiga na doktora agira eshatu akazitunga, nicyo kizamuhesha agaciro muri iki gihugu. Hanyuma Hasina, Imana subhanahu wa ta'ala mu sura 33 gusa, yitwa surati Rum. Banzania 33. Iyo sura yiswe Rum, umurongo waho wa 21, Allah aravuga inshingano z'abagore. Erego ubwo turabwira Hasina, ariko Hasina hari abamutanze kujya muri urwo rwego. Imana iravuga ngo wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah aravuga ngo mu bimenyetso bizakwereka yuko Imana hari by'ukuri, nuko yamenye ko dukeneye abagore, ikabadukuramo ikabaturemera. Nuko Imana yabaremeye abagore mwebwe bagabo, ibabakomoyemo mu mpamvu igiye gukurikiraho. Imana yabanje kurema abagabo gusa, ariko maskini ya Mungu ibona abagabo bafite agahinda, bahorana agahinda. Gore umugabo we Hasina usanze Hussein, ndabihamye ko Hussein ari umurwayi. Uri umushyizeho n'igipimo wasanga mutima wiruka. Hussein ni umurwayi warembye, ni indembe rwose iraho ngaho. Hasina rero ujuri igisubizo kugira ngo umuntu wishwe n'ishavu n'agahinda ubashe kumuhumuriza. Uriya maskini ya Mungu ntibarya amandazi muri restaurant, uraza agatunzwe n'amandazi, asanga atunzwe n'ibiraha. Ariko Hasina ugiye kuba igisubizo Hussein atangira ry'ibiryo byatetswe mu nkono. Ndabyibuka kera nanjye nkiri umusore, nagiraga ishuka imwe ku gitanda, nabyuka nkayikuraho nkayisasa, naza kuryama nkayikuraho nkaryamira umwenda wa matora. Ibyo bikaba bishobora kumara n'amezi 3-4, urara ahantu gusa uzugahunguraho umukungu w'indembe warembye pe. Ndashaka kukubwira ngo nturebe uriya musore wicaranye na Hussein, uriya musore ndamuzi, yari munsi ya Hussein.
ariko mukanya aranshuhuje numva simufunganye. Buri igisubizo ni amanota meza ahabwa uwo babana. Buriya muha amahoro, atuma arya, yaryama agasinzira, akambara gacya, akisanzura, kubera ko Imana yamuhaye umuganga mwiza. Burya Imana iguhaye umugore mwiza biguhaye ikintu cyiza cyane. Nushaka ukene, nushaka ugira ute, ariko Imana izaguha umugore mwiza utaguhoza muri stress. Kandi Imana ishatse kuguhana, iguhanisha uwo nguwo ukuryamye iruhande. Uraryama ntugoheka. Kurya uraryikiza. Ntabwo uri burye, uri bugira aho ushinga ibirenge. Ntabwo mbeshya njya mbona abagabo barara bicaye hano kutubari. None abasilamu bo kuko batanywa inzoga, hari utubari twabo twa TVR. Ntabwo mbikubeshya, ndabihamya. Hari abagabo b'abasilamu bicara muri TVR, saa 9 z'ijoro akaba yicaye kuri TVR. Urakeka ko uyu muntu atananiwe se? Ariko arahunga zahma iri mu rugo. Kera twigeze guherekeza umubyeyi ugiye kubyara, nka saa 7 z'ijoro, usanga hari umugabo wicaye gutya ku kabaraza. Ese shaka uri hano? Wagize amahirwe sha, Imana iguha umugore uguha amahoro. Ati gemba ngira ngo nze gusanga ryashyano ryarya. Kandi rikabyara buri mwaka. Ahazahumekera indijya, ahahumekeye ikajya, abantu bakabyarana inshuro 7-8 badakundana, batanumvikana. Uvango rero mukobwa wanjye Yasina, iki kintu nufata umugabo wawe neza, ukamwumvira, ugakunda ibyo akunda, ukanga ibyo yanga, kabone niyo baba ari abantu. Nakubwira ati kanaka mbona ntamwishimiye, ntazamukandagirire mu rugo, ntazarukandagiremo. Numwinjizamo umuhishe, uzaba ugiye kumuteza za stress. Nahamusanga aratongana, nahamusanga ararakara, ntabwo ari bwishime. Ni ukuvuga ngo inshingano ya kabiri Asina afite ni ukuba yego mugabo wanjye. Imana iguhaye umugabo utari umusinzi, iguhaye umugabo utari inzererezi, iguhaye umugabo utari umusambanyi, iguhaye umugabo utari umujura, iguhaye umugabo utagira imico mibi. Kumwumvira rero ndahamya ko azakubwira byiza. Nagutegeka byiza uzabikore. Icyo utazakora ni ukwigomeka ku Mana yakuremye, cyangwa kwigomeka ku buyobozi bw'igihugu utuyemo, uko byombi bizagushyira mu kaga. Niwigomeka ku Mana izaguhana ku munsi w'imperuka, niwigomeka ku gihugu, ibyo byose ugushakisha. Buri muntu wari we wese uzi iyo yigeze ntumva igihugu gifite uburyo kimwumvisha. Icya gatatu, ntabwo umugore yemerewe kugisha impaka umugabo. Abagabo turemerewe, rimwe na rimwe iyo ubona umugore wawe aburana ibintu bitaguha amahoro, abagabo turabikora, uremerewe no kumubeshya. Hari igihe nshobora kuza umugore ati kwagiye kuzaba ubukwe, je abandi bagore bazambara neza, bake bamere neza, jewe nta kintu ufite. We tuza, inshallah. Harya urashaka kuzambara iki? Nigeze kubona imyenda yitwa baze, mbona bihagaze ngaho, bihagaze 5, kandi arabikubwira mwaburaye. Ndakubwiza ukuri yuko uwo munsi uzagera warabyambaye, ahubwo uzanyibutse tujye. Washaka yajya kukwibutsa utiye reka njye kwisurira mama igitaramo, ukajya gusura mama, icyo kintu kikarangira. Ni ukuvuga ngo rero umugore n'umugabo, ntabwo umugore atanga urukundo kuko ntarwo agira. Umugore icyo atanga ni ituze n'amahoro. Uko usabye urukundo umugore ntiyarubona, yaguhikiza. Ni ukuvuga ngo umugabo iyo asabwa gutanga urukundo, atanga ibintu bibiri, byose biba mu ipantaro. Wanyumvise? Ibyo bintu bibiri byose biba mu ipantaro, bimwe biba muri iyi mifuka yo ku ruhande, ibindi bikaba muri iyo hagati. Bivuga ngo rero Imana niyo yavuze ngo wajala bainakum mawaddatan wa rahma. Imana yashize hagati yanyu urukundo rwinshi n'impuhwe nyinshi. Mugore
urashaka kwiberaho neza mu bisubizo by'Imana, uzaba igisubizo. Gira impaka nkeya, ugire gushorogotora gukeya, ugire kuneka gukeya. Umugabo arakubwira ati uri hehe? Nakubwira ngo ndi mu mujyi kandi ndi hano. Nshobora kubikubwira kubera inyungu, kubera akazi, kubera ariko noneho nutangira kuzajya ujya kugira kurokariza nimero aho umugabo ari, ibyo yavuze, ibyo byose uzaba ugiye ku mugore mubi. Icyiza ni umugabo yaguhaye byose, yaguha uburenganzira bwawe, nawe muhituze atuze, muzatunga kandi mutungane. Nuvanga iyo tuvuga ngo umugabo iyo yagukunze, yenda bizi nanjye ndi umugabo. Iyo umugore wanjye yanshimishije numva mbuze icyo mu. Hari n'igihe ukora muvuga basigura n'akabombo, bombo madame ngwino hano, ukamutamika ikibombo cy'igiti kigura 50. Arishima kubera ko biba bivuye ku neza. Hanyuma ikindi, abagabo bahuza urugwiro n'abagore babo babikesha guhuza urugwiro kenshi. Hari umugore ushobora kuba yamara n'umwaka umugabo ntacyo amubaza kubera iki. Hari n'undi noneho umugabo arakamura agazageza ubwo ashaka gukamura n'amaraso kubera ko yumva yakunze umugore we, ashaka kumuha buri kanya byukati bodajirana nguhikize buri kanya ari mu gituza. Dore rero inshingano ziratandukanye. Abagore nibabaha ituze, mwabagabo mwe namwe mujye mubaha urukundo. Nugenda umugurira, abagore bakunda impano, wagura akantu k'ijana, k'igihumbi, ka 2 ukurikije urwego Imana yaguhaye. Hari abafite byinshi, biremeye ko umugore umuha rwose akavuyarara, ubundi urugo rwiza urubwirwa n'umugore. Kadamarara pe nta mubare, kamuhereza gusa mpaka umuntu akazajya atekereza ati nuwampa iki gihugu cyose nakiguha mugore wanjye, kuko uri uwa mbere kuri iyi si. Ubu mukunda rero, nawe politike izamugufasha, ibintu byose azakubwira ni yego. Mada twimukira hana, niba ashaka no gutanga igitekerezo azagitanga mu gihe bitari mu gihe cy'impaka. Ye ntago mbabeshya, maze kwimuka kenshi cyane, ariko umugore wanjye simugisha inama ngiye kwimuka. Shobora kuba ndahanga mu telefone, nohereje imodoka mushyiremo ibintu tugiye kwimukira irunaka, sawa, agahita azinga ntacyo avuze. Arabizi ko ntagiye habi, arabizi ko ntatekereza nabi, arabizi ko ntari injiji, azi neza ko ibyo nkoze byose bigiye kujyana n'inyungu z'umuryango. Kandi koko inshuro zose mbikoze sindibeshya ngo sanjye nimutse nabi, nagiye habi, nakoze iki. Ariko none habaye wa wundi wa stress sasa, ndakora icyo singikora, ndakora iki biragenda uko. Atayari yamaze kubwira abaturanyi, yamaze kubwira umudugudu, yageze ku kagari. Iyo abantu bakibanishijwe n'akagari na mudugudu n'abagabo n'ibiki, urwo rugo nta ruhari rwose. Ndasabira rero urugo rwacu. Ari mfite ikindi gice nari kubabwira, ariko nubwo bwose igihe cyagiye, nababwira nibura imvugo ebyiri. Iya mbere igaragaza umugore mwiza, nifuza ko ariko Hasina azaba, n'iya kabiri igaragaza umugore mubi. Ibimenyetso 3 biranga umugore mwiza, ubifite nitubivuga avuga ati amin. Hanyuma ufite bibi nawe nitubivuga avuga ati qadarallahu wa masha fa'ala. Imana niko yabishatse kandi niko yabikoze. Icyambere kiranga umugore mwiza, iyo umurebye wumva umukunze. Uramureba ukumva uramukunze. Wamureba aza, wamureba agenda, wamureba agira ati arateka ugashima, yasase ugashima, ibyo akoze byose ukumva ahora ari 100%. Ufite umugore nk'uwo afite umugore mwiza. Icyaka icyo umutegetse cyose aracyemera atabanje no kugishishoza. Gipfa kuba kitarimo icyaha ku Mana, kitarimo icyaha ku gihugu, acyemera adashishoje. Abagore bateye batyo muri abagore beza, Imana ikomereza aho ngaho. Icya gatatu,
niyo murahiye kabone niyo waba umubeshya aremera, kandi nibyo ubitse mu rugo uramwizera pe. Ntabwo uvuga ngo abikuza menshi, reka da, ya stoke reka da, yangiza ibintu reka da. Icya mbere, umugore wanjye ni mwiza kuko iyo mureba numva nshimishije. Icya kabiri, icyo mutegetse yitwa yego mugabo wanjye. Icya gatatu, niyo tutari kumwe ndamwizera. Sinicara mvuga ngo mundebere. Tujye ku yindi mvugo ivuga ngo umugore mubi nawe arangwa n'ibintu bitatu. Iyo umurebye wumva umwanzi, atari kubundi kinakizanye ndeba he, ngo ntibari bandoze koko, kinakizanye ndeba he koko. Hari n'abanga gusangira nawe ku meza, weje ushyira hano ujye mu gikari cye, barya ku meza udashaka ko umugore wakwicara ku ruhande. Wajya mu bukwe niba ufite imodoka ntiwemere ko mujyana, wemere ko mujyana akira ya moto, kandi imodoka ukayigendamo wenyine. Yani ubumva nta shema biguteye kuba kwicaye iruhande, uwo ni umugore mubi. Icya kabiri, ni umugore w'impaka. Igihe cyose ugize icyo umubwira murahangana, kabone ne wamubwira kanaka cyangwa mama fulani ugahamagara gatatu ubwira ngo akhere kubwo sinkumva, urahamagara bikantarangiza, ubwo si ushaka kwerekana iki. Uwo ni umugore mubi cyane. Icya gatatu, ntabwo umwizera. Amafaranga urayamuhisha, ukamuhisha imigambi y'urugo, ukicara umuhishahisha kubera kuzika ari umugore mubi, yangiza umutungo, araya, ntagazaho ibintu bigeze. Wamuha ATM card akayakuraho, ntiwemere. Yakubwira uko yakoresheje umutungo w'urugo, ntiwemere. Soreze rero ku mvugo y'intumwa y'Imana igira iti, ivuga ngo ibintu bitatu ni umwaku mu buzima. Ubundi umwaku ntubaho, ariko n'ibyago bitagereranywa mu buzima. Ibyago bya mbere ni umugore mubi kuri iyi si. Wakubwira abantu bagiye kugwa ishyanga kubera guhunga abagore babo. Ntabwo impunzi nyinshi ziri mu mahanga zihunga politike cyangwa zihunga igihugu, zihunga amakimbirane yo mu rugo. Uwo ni umukoshi wa mbere. Imana yaraguhaye umugore w'amakimbirane, ukunda indwano, ukunda impaka, ukunda kuregana. Bwana naho uzamuhungira, numureka uzazana undi nkawe. Ibyago bya kabiri ni umukoresha mubi. Umukoresha ukorera neza ntagushime, wakosa gatoya akaguhana yihanukiri. Ibyo nabyo ni ibyago mu buzima. Icya gatatu muri ibyo byago ni umuturanyi mubi, uhora ugushakaho amakuru mabi, yakubonaho ibibi akabyasasa igihugu cyose kikabimenya, kandi yakubonaho ibyiza agahita bigira ibanga ahubwo akabihisha. Amagambo rero no kubyiza, ariko igihe ntabwo kibyemera. Mureke dusoreza. Icyitwa khutbatunika ubwayo ni sunna, tuzayisoma n'ubutaha. N'abakunda kumva iki kiganiro, hari henshi twazahurira ukajya ucyumva. Imana niba ikitubeshejeho. Kugira ngo rero mu gusoza, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiun alim, wa tub alayna maulana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ij'al baynana wa bayna azwajina mawaddatan wa rahmah. Allahumma ij'al baynana wa bayna azwajina mawaddatan wa rahmah. Allahumma ij'al baynana wa bayna azwajina mawaddatan wa rahmah. Mana turagusaba ushyire urukundo rwinshi n'impuhwe nyinshi n'ubwuzuzanye hagati yacu n'abo twashakanye. Mana turagusaba ushyire urukundo rwinshi n'impuhwe nyinshi hagati yacu n'abo twashakanye. Mana turagusaba yuko adushyirira umugisha mu ngo zacu, ukadushyirira umugisha mu rubyaro rwacu, ukadushyirira umugisha mu nshuti zacu, ukatugira igisubizo cy'umuryango, ukaturinda kuba ibibazo n'amakimbirane ku bandi bantu. Mana turagusaba ibyiza byose twakoze muri iki cyicaro ubiduhembere, ubikujye kenshi. Mana turagusaba niba hari aho twatandukiriye bitewe n'ubwenge buke cyangwa ubushobozi buke, ibyo bitubabarire, uziko kuzura no kumenya byose n'ubutungane ari ikisingizo cyawe wihariye.
subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.